Ndabashuje abakunzi ba Mama Pasi TV official. Ndanezerewe cyane sinzi niba muri kubibona ibyishimo mfite. Nagira umugisha wo kubana n'abashumba gusa haleluya. Uyu munsi mbazaniye abatumirwa mw'abantu mwe mukurikiye Mama Pasi TV official. Uyu munsi ni umunezero gusa. Mbazaniye abagore bakomeye. Twavanye kure twagiye tuvana hakomeye. Imana yagiye itabara itarebye uburanga. Imana yagiye itabara itarebye amashuri. Rero nibanze ku magambo ndashaka kugira ngo aka kanya mubone aba batumirwa batangire babibwira bibwire buri wese ukurikiye Mama Pasi TV official. Twahera iruhande rwanjye kare umutumisha. Murakoze cyane. Amazina ya Revera Pasteur wa Mahoro Marie Solange. Marie Solange. Marie Solange uri muntu ki? Ndi umumama w'abana barindwi n'umugabo. Umva kari abantu bakomeye. Afite itorero Kabeza. Hashize Christian Church. Amen. Twakomeje icaje hirya yacu ari mutuje cyane. Udashobora kumva ko yitonze. Wakwibwira abakurikiye kuri Mama Pasi TV official. Murakoze cyane kunyakira kuri Mama Pasi. Ndabasuhuje ni Chantal w'Imana Pasteur. Ntuye hano muri Kibagabaga. Bindi siko hano mu Gishanda bakunda. Utuye muri Kibagabaga. Namwumvishije. Aba nabagore Imana yakuye kure, aba nabagore bikitegererezo, aba nabagore bakora umurimo w'Imana, nabashumba mwabyumvishije. Biragoye kumva umugore w'umushumba, ni ibintu by'agaciro. Rero mwebwe muri kubakurikira bagiye kugenda bababwira aho Imana yagiye bakura ho gake cyane, ikababwira ko Imana ikora imirimo, ikababwira ko Imana ikura kure, ikababwira ko Imana itagira abantu bakubutone, ikababwira ko Imana itareba amashuri, ahubwo isezerano yasezeranyije umuntu wayo igihe kigeze ntabwo rijya rikorwaho. Hari iki Imana yakuvuzeho, hari iki Imana mwasezeranye kugeza isaha, hari isezerano ufitanye n'Imana. Icyo usabwa ni ikintu kuribagarira rigashisha, ryamara gushisha rikabyara umusaruro. Isezerano riretse riruma rikuma, isezerano ry'iwe rero nturikurikirane riruma. Imana yarambwiye, yarakubwiye, yagusanzanira kubwira ko izakugirira neza. Egera Imana nyine zikubona. Rero nabagiye kutubwira kuntu ibintu barimo babigezemo, kuntu batubwiye ko ari abashumba. Umwe yitwa Revera, aratubwira kuntu yarigeze ku burevera, aho yavuye gato cyane. Imana imumugisha. Twakomeje. Murakoze. Uko nabivuze, Imana yankuye kure cyane. Narindushye mpagakiza kayo, mpindurira izina, nyubakira urugo mu buryo bitari gushoboka, aho abana b'abantu batari bazi ko byashoboka. Imana ari gukora. Inkura kurara amashyamba nararagamo, inkura kwicwa konsa umwana nkajya yonsa amaraso. Zose ni inzira zigoye. Yabuze amashereka. Kubera inzara. Mana we. Imana ikavugana nanjye, nzakugirira neza, nzabana nawe. Ariko Imana iza kubikora. Nyubakira urugo, uri umumama, ushima Imana. Wonsa umwana akabura icyo yonka. Umuntu wumvisha ahantu Pastor nanjye ndakuzi ukiri mu buzima bu. Hari ibintu utavuzeho gato wifashe cyangwa wabitubwiraho gato. Uzabivuga cyangwa ibintu byose nanjye nzi. Nzabikubwira uburyo ki yanzabivuga. Bakwirukanye muri korali. Uburyo ki banyirukanye muri korali bakantinga muri korali ngo ndi umukene. Uburyo ki si ngombwa ko tuvuga korali yariyo abayizi barayizi. Mfite ibiro 45 kanye mbikire ukuntu wanganaga, nkafata ibikwampereza imyenda nkambara, bagahita banca muri korali ngo nasabye. Wumvishije aho naho Imana hose yankuye. Wumvishe ari akantu ukora Imana akaba ari izakwibuka. Uyu sinibukaga ko namwambitse, nibuka ko twara abakene gusa, ariko sinibuka umva warakibuka abitanga muhamya ngo ko namwambitse, ngo namara kumwambika ngo ajye muri korali bakamutenga ngo yasabye. Igihe cyawe kitaragera.
iyo igihe cyawe kitaragera ugenza gake ngo gira neza ugira ute wigende wikwibaza impamvu uri kunyura mu bikomeye bikagukomeretsa ni ukugira ngo numara kuba ukomeye uzibuke abagikomereka uyu nguyu ibyamubayeho uba abantu bambika uzi umubare wabo benshi bambika ndeba mu rusengero urahabura ugafata mikoro wabikoze ndeba wambika abantu benshi hari nawe warihiye amashuri nicaye ejo bundi ndavuga ni Imana ugira neza ubu nanjye niyo nakubitwa hasi nkakena abanjye yabibuka kuko hari icyo namukoreye iyo ni imirimo y'Imana izibukwa hari impamvu yaciye mu byamukomerekeje amaze gukomera yibuka abagikomereka kandi Solange afasha abantu benshi nanjye ndabizi Solange ni umugore ukunda Imana nanjye ndabizi umuzi w'ubuhamya yego imirimo y'abera uragufasha abantu wumva ubuzima yaciyemo ubuhamya bwe ni bwinshi atwemereye ko azagaruka kugira gute kubutanga ni bwinshi reka Chantal nawe tunyuremo muri make Chantal nababwira ngo turi abagore bavuye kure ntabwo ntinya kubivuga turaziranye bihagije ndi mayibobo nanjye mu muhanda ndaranotse ibigori ku muhanda agataro nkiba nkazengurutse mu muhanda aba bose tuziranyeho byinshi nabo ntibari borohewe Chantal gira icyo ubwira abakunzi ba Mapasi TV official bagikomeretse bagifite ibibazo bagihangayitse batari bazi bumva ko nta kizakora ndagira ngo mbabwire ngo ntarirarenga katwumve Chantal nawe abwire abakunzi ba Mapasi TV official kuntu Imana itabara murakoze murakoze cyane Imana yaranabaye muri mujyi wa Kigali nabaye ahantu Nyabisenyi niho hantu nabaye cyane ndi mu buzima bugoye ubuzima bukakaye ubuzima butoroshye njya gucuruza twacuruje agataro hariya Kimironko ndabizi twacuruje agataro hariya Kimironko Mapasi abizi biza kugeraho tujya mu isoko Imana iduhindurira amateka rero ubu ngubu turashima Imana yigejeje ikora gato cyane ndashaka kubaza akantu gato mbabarira sori mumaze gato nta kibazo cyagiye uba mu Nyabisindu muri karakazu kangana mara ibiziba ku muryango byuzuye utabasha no kuhakora ukishyura no kwishyura karakunaniye ndabizi ucuruza agataro waryaga kangahe ku munsi so bavuga ngo wararyaga cyaribuka sinzi ibintu by'ibibase n'ibijerekani bya bintu byari bibora guhura nacyo mu nzira babijugunye bimwe bishaje byacagaguritse imbabura nibyo washyiraga hariya akaba aribyo utekesha ibiryo bigashya ariko mani ibiryo kise hari imifungo y'ibijumba Banyabisindu bafunga haba harimo ibibore gato nanone nongere mu mazi aho hantu iyo uhibutse ukabona n'abantu bashonje benshi bariho ubu ngubu hari umuntu ujya ugurira umuceri ikiro abantu benshi barabizi no muri covid ngira ngo rimwe nagiye no gusenga ahantu Imana irabimbwira ngo nibutse ibyo wakoze muri covid Imana bumugisha nicyo nashaka kubaza twakomeje rero urumva hari Imana yakoze ntabwo nabyirengagiza kuko narashonje inzara yaranyishe nkajya mpeka umwana nkizirika igitenge nasengeye seripari mu mbaraga z'Imana mu ibyo bihe by'ubukene abantu bahasengera baranzi ndabasuhuje ariko nakoreraga Imana ntabwo nacitse intege barabizi nabaga mu makorari nari umuvugabutumwa nari umuririmbyi nari umuhanuzi w'Imana ariko umukene nagiraga umwenda umwe nahoragamo nkawufuranka nkawabika bugacyangogera nkawujyana gusenga nuko byari ibintu bikomeye cyane ntabwo nari nzi ko Imana izamindurira amateka hari ibintu by'amamesa sinzi niba mubyibuka bajye kubafunga mu dushashi hari umuntu wibuka yasenkani kudushashi bagafunga bakazirika akantu kumufuka ko bitebya kandi agasashe rero nakaguraga tarani kaguraga magana ibiceri 30 nakagura nkagateka nk'inshuro zingahe kandi ivuga ngo narayatekaga nkanayisiga nyagasani none ntabwo wakoraga amavuta yo kwisiga ariko ndabizi ariko bimbwiranye ndabizi ariko nateye urujyo narangiza ngashyira urujyo kuko njye no gusheshaga umukasi umukasi wari ufite twe njye no gusheshaga umukasi nagiraga umukasi utabana na kandi agahita akanyagusha umukasi ruhande rumwe wari muremure undi ari mugufi ushaka stile nta stile nta stile nuko ari umukasi iminsi
ya rero naguraga ayo mamesa ndayabibukije ariya mamesa watoboraga kugira ngo yagire ntabwo wafunguraga twari ugutobora ubona ukajya ukanda akantu gapuriza ngo piyu ugatoboraga ukoresha akantu gato ugahora ufata igiti kinini haza menshi wafataga akantu kakeye ugatobora gutya none se ubu niba atari ibanga amameso yarya yewe mu isombe yonyine ubu ntiwakara reka ntabwo bishoboka ntibibaho uri kurya igihwagari yego ko cyane ni igihwagari ariko ugiye kukigura n'abandi ni igihwagari ugiye kugura n'abandi undi no kuyagabanya ubona ko yaneye ibinure yewe ubona ko yaneye ibinure ariko imana igira neza imana igira neza noneho hari akandi kantu utibuka mama pasi wowe hari ibintu twajyaga tugura mu isoko Kimironko ngiye kukwibutsa urahita useka ibintu bitaga amadeshi uhamya se amadeshi amadeshi inyama kumuribuka Uyitanga umutsinda yenda kuvamo umuturanyi yakaranze nabitanzemo uhamya mu rusengero umuturanyi yarakaranze akaranga inkoko akaranze inkoko ndasohoka nicara ku muryango nakodeshaga akazu k'ibihumbi 3 ndasohoka nicara ku muryango hanze maze kwicara ku muryango hanze nta nubwo yeretswe uzi ko abantu batazi imana z'aho bantu oya ntukajya unabarenganya sibo ahubwo bajya bavuga ngo imana yakwanitse ntawe ukwanura n'igihe cyawe ntawe ukwanura n'igihe cyawe cyari igihe ya ariko iyo yumva n'umwuka ari kuvuga turi amugore oya njyewe nigeze njya ku muntu w'umupasiteri nshonje amaze iminsi 4 ntarya mfata akana ndazirika mu mugongo kataragira n'iki kari kurira nagahibere kaburamo ikintu kakandu njya ku mupasiteri umwe sinamuvuga uranamuzi nawe njyayo barateka ibintu byose bakajya bashyira mu bisorori bagapanga hariya baranganiriza pasiteri n'umugore we turaganira ariko njyewe yari tagate yo kugira ngo bangaburire birangije reka n'inzara ari njyanye bigeze mu gicuku ndambonye n'ubundi bwije ndahambira ndataha iyo uri mu gisorori se bya biryo birahunga wikwibaza impamvu kunyura mu bikomeye bikagukomeretsa ubu ngubu wowe ntabwo wabibika mu nzu ngo bagende batabiriye ntabwo byabaho njyewe bagomba guteka bagashyira ibisorori byinshi hariya umuntu akajya arya ashaka cyane rwose niko bigomba kugenda kuko narababaye narakomeretse nicwa n'inzara uri gufata n'abanyagataro mu muhanda ukabarundi iwawe ukabarundi inyama no mu giterane cyawe watangiye abantu mituweli n'ukuri njye ndifata ariko simbatangira kuko ndi umukire ahubwo nibuka umuntu bayibutsa aho iyo mvujije abantu 20 bari yarakibagaga bahezeyo hishyura bakivuza bagataha icyo kintu imana ntabwo yakibagirwa yego ntibishoboka hari amatorero nayo ameze gutya ariko hari igihe ndeba itorero ryacu Sarafati muri Harvest kuno bajya bagaburira abantu bikanezeza hari itorero njya gusengeramo hitwa muri Nayoti yakoreraga hariya hirya yitwaga kwa Pastor Mutamu bari abantu imana uriya mubyeyi imana izamuha umugisha yigeze kuha abantu harimo n'umugore yafashije bihagije barabakira ndavuga nti imana ndagushima irindi nakoreyemo igiterane gitwa muri Nayote kwa Pastor Mbabazi nahakora igiterane ntanga mituweli z'abatishoboye hariya muri etaje Kimironko naho ni ahantu bagera gutya bavuga ati dufasha abatishoboye hari amatorero agifite iyo gahunda hari amatorero agifite afite uwo mutima imana igibagira gute igibashyigikira rero nari nyibabwira ku inda yanjye yagiye kuvamo umuturanyi akaranze inkoko inda yenda kuvamo nacuruzaga gataro indagara za riveni amavuta ya riveni nta kintu cyo kubigura inyama nabona ariko naragiye kuri ya mitandiko yaguraga 200 y'amadeshi ushata urayazi barayavuze kazi yaritahiye wacuruzaga Kimironko cece kamwe imuvuka uriya mudamu akatana twongeza yego akaratwongeza imana zamumugisha akaba yakuhaye amavuta korodina ajyaga amadeshi yaratashye n'amashara gukoreye akanatwongeza noneho ukamubwira ngo mibifite ibinure birabyara amavuta kugura ibyo bidashobora bagashiramo n'amafuta kugira ngo nayo kuzikarangira noneho ngenda naragenda bitorwa nawe agafunga ka 200 ngura n'udupavuro n'udusereri nkagera nka kavene n'udupavuro tukamagapavuro kavene akamakano kangana gutya n'udusereri twa vene akama duke abakarasi buriya bazi kurya neza ubu ngubu noneho mana birarenze noneho ndangije ndagenda ngeze mu rugo nkaranga ya madeshi maze ukaranga ya madeshi birahumura
yego ngo bigira gute birahumura nanjye ndakaranga nzana n'utungurusumu nka tubiri ishyiramo nanjye ndakaranga vuga itarakaranga ndangije wa muhumuro nkajya negerezaho utuzuru gutya niyo nakoze amakayi ko gusa nkanywa agasosi shata uzi ko nanyweye agasosi kuri urwo rukarango umwana wanjye agatuza uzi ko yarahagaze gutya mu nda ari kwigorora igihumuro cyaza kwigorora ariko amadeshi yankuye ubu si umunsi narya amadeshi uyu munsi narya amadeshi ubu si umuntu yasanga ntetse inyama akagenda ataziriye ngo ni ukubera iki wananirwa kugura inkoko ubu si unananirwa kugura inkoko ntabwo bishoboka imana yacu ni inyamaboko imana aho yadukuye irahazi nakubwiye ngo niwibagirwa aho wavuye nubwo uzaba uzi icyo uri cyo uzaba nawe wariyibagiwe ubwawe kwibagirwa aho wavuye bisobanura kwiyibagirwa yego kwibagirwa aho wavuye bivuga kwigira gute kwiyibagirwa uramenye ntuzibagirwe ko waguze mu madeshi udamu mwegeza asohora mu nzu arambira ngo uzapfubunza akaragwa bakunze ba mama Pasi TV official mukurikirana iki kiganiro kandi kizabanezeza cyewe nzapfa mbunza akaragwa nshuti imana nagize umubabaro buriya rega nibyo bagukorera bibi abantu wibarenganya bituma ugira umubabaro w'ibibazo ariko nta nikosa bafite kuko ni igihe cyawe ariko njashira imana ko yantabaye mu maso kinange byo ikibagabaga iwanje ikibaga muri tura neza arabita muri tura neza ubundi uko aho imana yakwanikiye ni nayo cacakasha yanyamiraho nokereje ibigori hari Kimironko hari nokereje ibigori mbaburanganya ngeza saa sita z'ijoro hari igihe magera ndi kuri vora nitwaye muri lava yanjye nkahaparika nkajya mvuga ni mana wa vuga ngo saro nzizi hari nagera saro yanjye yo bingutse abakozi bakumabuja yaje narakoreraga bitatu ayiwe mana ntabwo nzakuvaho nzahora nkwambaza wava ku mana ukajya he aho tinyimana ihangara ikavuga ngo aho wasebeye niho nzagutabara niho ngomba kugutabara kugira ngo yereke ariko no muri Bibiliya yabwiye uriya mugore wari umaze mu nyina wa Ishumayeli aramubwira ngo genda wemere inyokobora Sara yakugiriye subirayo waje gukora icyaha subirayo ugende wemere ibyo nyokobora Sara yakugiriye ubwo Hagayi yari amaze guhunga nyirabuja Sara marayika aramubwira ngo umva oya ntabwo ndagutabara subirayo subira ahandi bakugiriye niho nzagutabarira subira ahandi wasebeye birashaka kuvuga rero ntabwo imana yakuri ko cyo gutabara utasebeye ntabwo agomba gukora ikosa yo gutabara muri Kimironko oya niyo gutabara aho utasebeye irakugara warangije gusubizwa ukagera ukandagira ugenda ngo wemye ukaraga Jenye mbwira abantu nkaraga ikibuno nkakimanuka kubera yuko nanga icyacumi kiba kuko kera ntabwo ntakaboko nagiraga ntakaguru nagiraga ntakabuno ariko amonye kwamara neza ndabwira abakurikira mama Pasi TV official nafite imana igitabara we ni byinshi je napimaga ibiro 55 uri gupima bingahe uyu munsi ndi gupima ibiro 100 birarenga desha 55 ngenda pimaga 55 imana araregira avuga ngo uriya mugore ni mu ikibuno kingana kuri acuruza gataro ntabwo ari washe kwikorera gataro reka imana yacu ubwenge yari kuguha icyo kibiri so kikorera reka gusa wakibona yaravuze ngo reka manza no gataro nakajekane karindwi sinagashobora yego disi cyane rwose none se iyo uwo mubiri gicuruza gataro byari kukuyobera byari kugucanga none ubu ngubu uragenda gutya witonze kuko mu nkono ikiri cyita umurwa kirahari wasize abana bafite ariko ni uzi ikintu kinezeza mama Pasi kujya kuvuga imana cyangwa kuva mu rugo usize hari ibiryo niba ari ikintu kibabaza umubyeyi wari we wese kibabaza umubyeyi wari wese no kuva mu rugo nta kintu usize vuga ngo kibabaza umukozi w'Imana oya umuntu wari wese ndashaka bari n'umupagani oya umukozi w'Imana agiye kuvuga ijambo ry'Imana agasiga nta kintu nanga bwiriza ari mu mwuka ahita yibuka ko mu rugo baburaye satani gahita imunegera kavuga turabwiriza iki ko mu rugo nta muceri uhari ariko iyo umuceri uhari ujya mu mwuka ukajya kugutizeze waya vuga ngo yivugira ku gakoma uhagarara ku gakoma kavuga Imana yego ku gakoma kandi turavuga imirimo y'Imana dusomera ijambo muri Samweli imirimo y'Imana dusomera imirimo y'Imana turebe umugabo umwe uko yamugenjereje imirimo y'Imana muri Samweli hehe ubwo muri Samweli kabisa Samweli
oya ni Samweli wa mbere igice cya 16 yego rero ku murongo wa 10 yego tubyumve neza kuko Imana yacu ikora irakora ntago ari inkozi imirimo kumva imirimo yande urebe kwitareba nk'abantu sibyo yabireba nk'abantu ntabwo ari kureba ngiye mugufi yabireba nk'abantu ntabwo ari kureba ariko ntabwo ireba nk'abantu nushaka kuba igikara nushaka kuba mugufi nushaka kuba muremure igije kugutabara ntacyo irebaho ntacyo nta nubwo ireba amashuri iri amashuri ngiye mba narasigaye 5 ya primaire sha Sonda ngabahamagara imbere ya televiziyo nkavuga 16:10 haravuga ngo nuko Yesaya amurikira Samweli abahungu be 7 maze Samweli abwira Yesaya ati abo sibo Uwiteka atoranije Samweli abaza Yesaya ati abana bawe bose ni aba aramusubiza ati hasigaye umuhererezi areka aragiye inama Samweli amubwira Samweli abwira Yesaya ati mutumire bamuzane kuko tutari burye ataraza umva ko kana mutumire kuko tutari burye amuzane kuko tutari burye ataraza niyo mpamvu batari kurya ataraza mwayimbwira mwayisobanura abadukurikiriye impamvu batari kurya ataraza kandi batamumuritse mu bandi nuko hari Imana rero aramuvuze oya hari akantu mutari gusobanura hari akantu kihishemo mutari gusobanura ngo yamuritse aho yiyumvamo yamuritse ababona ko ari bo bantu hari igihe abantu batubonamo ko tutarabana hari igihe abantu bakakubona nk'igisuzuguro bakakubona kuri bayobobo bakakubona yuko ntacyo wumva ijambo ukuntu rivuga Bibiliya kulikubwiye neza Bibiliya ikubwiye neza ngo nukamurika abahungu be bose Imana ngo oja yamuritse undi we yari yarabyawe nande yari yarabyawe nande none se yagiye batubyara bakatujugunya nugenda mu nkuru zayo futa uzareba buryo cyo futa bamujugunya ariko baza kumushaka kuko yamaze gutoranya abagabo b'ingufu ikidukura mu myanda ko n'umugabo nuko niko Dawidi nawe byamugendekeye baramujugunya Bibiliya tubwira ngo Yesaya amurika abahungu be ivuga ngo abahungu be undi ntabwo ari umuhungu we mbese yari yaraciwe none se ubuzima wabayemo ninde wakuvuga uko yari umushumba bazi wari waravuga ninde wakuvuga ari nabe nani ninde wakwibuka ariko bose barakwibutsa ninde wakwibuka imurika abahungu ari namakwe bakoraga arangije Samweli ngo oya abo sibo ari ngo mbese bivuze ngo dufite Imana itaraba uko abantu bareba okay wowe ndapfuye mbese mubwiraze uwane w'Imana kandi hari ikintu kitazakorwa utari wahagera hari umuntu wasubiza inyuma kandi w'agaciro imirimo ya Yesu ntabwo igira abantu uzi ko hari ikintu kitazakorwa utari wahagera kubera impamvu ntabwo bashobora kurya ntabwo bashobora kunywa atarahagera nta kintu cyakora ariko watubwira maze kuhagera uko byagenze oya Bibiliya itubwira muri Bibiliya batubwira ko yahageze nadusomere twumva ijambo oya Bibiliya ntabwo ari ngombwa kugira ngo turisome rirazwi ni ijambo rizwi cyane Bibiliya iravuga ngo baragiye baramuzana iravuga ngo hari umuhungu mwiza w'inzobe ariko bishatse kuvuga ngo yari yaracuyutse kubera ntiyogaga yirirwaga mu ishyamba ariko bamutegeka kumwoza kuko itegeko kuri we ryavugaga yuko agomba kujya imbere y'abami asa neza y'abantu bateguriwe ikirori asa neza bivuze ngo anagiye mu isoko n'ukangajya Kimironko mu isoko agura imyenda ntabwo Dawidi araza aramwambika mu Mana muri bire ntabwo Dawidi we icyo cyakorwa kunyagwa mu murike ibindi byose yaramaze kubona abaja bagomba kuzana imyambaro bagomba kumukarabya bagomba kumwogosha bagomba gusana ubona ko nta kintu na kimwe wazakora kuzageraho ariko ukabona Imana iratunganije ibintu bitari gushoboka ikura ibintu bidashoboka ikabikira mu bishoboka ntunganyirije ameza mbese mu bintu byose ndagushimye Imana kuntunganyirije ameza wa wundi wari waraciwe wa wundi utagira gujambo bari barajugunye mu ishyamba ntunganye urabasiki urangaruje Umwana yabivugiye imbere abene se harimo abantu bakuru umaya agaciro yarabemeraga Bibiliya yatubwira ngo bari barize urumva nibo bize amashuri
amashuri wenyine Dawidi ntiyigeze yiga Imana itareba amashuri nyagasani Imana itareba uburanga nturebe igihagararo ureba aho umuntu avuka nzajya gukorera ako kantu ntunganyiriza ameza urumva aho ntiyigeze yiga areba bene se abishongora harabareye agati Imana ununganyirije ameza nubwo maso y'abanzi ntunganyirije ameza haleluya kakundaga nubwo bitari kwemera mu maso y'abangirije ameza Imana igiye kugutunganyiriza ameza mu maso y'abakuvuze mu maso y'abagusebeje mu maso y'abakwimye mu maso ya papa Yesu we aho ngaho iyo uri isuzuguriro Imana itaragutunganyiriza ameza ntabwo byakunda ariko iyi saha Imana yageze barapfukama reka mubwize ukuri wowe udukurikiye Imana igutunganyiriza ameza Imana igutunganyiriza ameza imbere y'abanzi bawe abanzi bawe ushobora kuba ari wo mu rugo kuko Bibiri tubwira ko Dawidi bari baramushugunye nibo bari abanzi be bari abanzi be kumwohereza kumukura mu bandi bari baramuciye kumushugunya mu ishyamba ubundi umuntu erega Imana wibuka yuko na Yosefu byamubaye wibuka n'abagemurira wibuka na Yosefu byamubaye Dawidi agemurira bene se akatangiye kwanza asanga cya Goliyati kiri gusuzugura ubwoko bw'Imana aravuga ngo uriya ninde ngo karatangiye wakumvise uratangiye we ngaha rero tubwire ariko ubundi icyo kureba urabizi ariko arazi kiri muri icyo uzaba cyo muri kugerageza kuko mu ishyamba Dawidi yarafite isezerano yarazi imirimo y'Imana izamukorera nubwo atarazi ngo bizaba ryari ariko igihe Imana yagennye bivuze ngo turyame iriya nzara washonje yari icyo uzabacyo yari uko uyu munsi uzaba pasiteri iriya nzara washonje biriya bibazo wagize byose biriya byose waciyemo biriya byo gukaranga inkoko ziguhumurira n'ibiki byari iby'uko uyu munsi uzaba umuhanzi ukomeye uzaba umukozi w'Imana ukomeye ibyo nibyo byakugeragezaga nta muntu uhabwa amapeti atakoreye bivuze ngo ntihagire uwibaza impamvu ari kunyura mu kigeragezo kikamugerageza ntihagire uwibaza impamvu ari kunyura mu bikomeye bikamukomeretsa ni ukugira ngo umunsi wabaye ukomeye uzibuke abagikomereka uvuga uti nanjye wa munsi byari byarambayeho reka nanjye ngira icyo nkora Imana ibaha umugisha uyu munsi birarenze bwakwira bwajya tubemereye ko tuzagaruka dusuba icyanga kandi tubemereye ko tuzagaruka nyemerera dusengera abantu manzu gira icyo mwumvira abakunzi bakurikiye Mama Pastor official kwihangana no gukomera bari bambere icyo nababwira nuko Imana itagira ubagara ku butoyi uko ryo gukora mu mahanga yose ko ryo gukiranuka Imana iramwemera bakunzi ba Mama Pastor TV official Imana irabakunda wowe guma ku murongo wawe uhamagara Imana isaha y'Imana izagutabara kandi ntucike intege kuko na Dawidi ngiza acika intege yahanganye n'ibibazo kugeza igihe Imana imwibukiye amen Imana ibaha umugisha ndabashimiye nagira ngo nkubwire ko muri ingiri yararemye abangwa amajoro yose n'umwijima ariko ibyayo biratandukanye uko uri uyu munsi ntabwo ari ko ejo uzaba umeze byanze bikunze wowe komeza ugume ku Mana gusa hari Imana igihindura amateka hari Imana igihindura ubuzima twavugaga imirimo y'Imana twavugaga gukomera kw'Imana no kugira neza kw'Imana twavugaga Imana twiboneye ya yindi iyo yatabaye Dawidi natwe twarayibonye Mama Pastor yarayibonye ku rwe ruhande Pastor yarayibonye ku rwe ruhande nanjye narayibonye ku rwanjye ruhande rero nagira ngo ngutangarize ko byange bikundi nk'uko yabika itabika amaherezo buzacya iryo joro urimo rizacya Imana ibaha umugisha amen reka duse tubasengera Imana umushumba wasengera abantu uri Imana ikomeye uri Imana y'imbaraga n'ubutware n'ubushobozi uri Imana y'icyubahiro uri Imana ivuga bikaba Mana data twavugaga imirimo yawe twavugaga imbaraga zawe twarakubonye Mana twarakubonye reka tuvuga ngo turagushimye uri Imana la bonne stikodrere enimo de shainima data wa twese turagushimye sengera umuntu wese Mana uri gukurikirana
revo besta iki kiganiro kugira ngo nawe umutabare mu izina ryawe Yesu muremere amashimwe mucyo umurasire muhindurire amateka kugira ngo nawe avuge gushirwa amashimwe yawe kubera ko turabizi Mana amashimwe nibyo biryo byawe warirahira uravuga ngo icyubahiro cyawe ntabwo uzagiha undi ihesha icyubahiro kuri aba bantu bakorera imirimo n'ibitangaza baruhure hari n'abaruhijwe n'ibyaha nabo baruhura umutwaro w'ibyaha nabo urarushya baruhura bakure mu byaha nabo ubinjize mu nzu yawe kuko niho bagomba kuruhukira urakoze rero Mana ngaho umugisha buri wese udukurikiranye kandi umugisha Mana buri wese twabanye urakoze ni mu izina ryawe Yesu tubyambaje urakoze amen bye bakunze wa TV official turabakunda Imana ibawumugisha